dufite abantu bumve ko dufite development team. Niyo mpamvu iyo urebye ikipe ya Israel umukinnyi wabo munini mukuru ubwo ndavuga NSN kuko nabonye muri minsi ni uvuze uyise Israel ntago mu byumva kimwe. Oya bahisemo kuvuga barabyanze burundu. Dushaka nuko tugumana igitekerezo cyo gusa mu guhindura ubundi ikipe nyago babiri babanya Israel ariko baba muri Canada. Uko bazaga muri Tour du Rwanda indege yabasigaye Kanombe ubundi bambara amakabutura ikintu cya mbere inzoga za mbere bakundaga inzoga zo muri boutique ziri vumbi kwa Murokore inzo za mbere nguzabargiye kurusha ibintu byose bahuye nabyo bagahungura barya tefu ko umwe kamasara musengereye ariko se bavandimwe ejo nonyerekaga ifoto yundi cyane ariko aba bakire babiri bavuga ko ni nk'ubakire babiri b'abanyayisirayeli bariho uko niba ugiuka neza mu minsi yashize banahuye na nyakubahwa perezida wa repubulika ubwo bari baje mu Rwanda bahita banubaka ikibuga cya $300,000 mu karere ka Bugesera cya The Field of Dreams. Uko bo bavuga ko ngo u Rwanda na Israel bihuje amateka ariyo mpamvu ni ibihugu by'abavandimwe kuko muri Israel habaye jenoside. Mino kipe rero mino kipe yabo bagize biyegereza nde Iniesta nawe afitemo imigabane ndetse mu minsi yashize Iniesta yagomba kuza mu Rwanda ubwo Tour du Rwanda yagomba gutangira ariko gahunda ziba nyinshi zituma aderekeza ikipe ya Never Say Never. Nibyo rero yo ni Never Say Never kugeza ubu umukinnyi wayo Mars yambaye umwambaro w'umuhondo twaganiragaho nayo tubabwira ku mateka yayo aho izina ryayo ryavuye uyu munsi rero bahindura bitwa Never Say Never. Clutch ukicaye ku mwanya wa mbere n'umwambaro wabo w'umuhondo kilometero 52 abakinyi babiri ba Movistar bakoze breakaway bari kumwe na Thompson n'ubundi barasiga babakurikiye amasegonda 55 twavuye mu munota tugeze no mu gice cyoroheye pareto kubera ko ni igice gitambika iyo uzamutse ntabwo gitambika nkuko mbivuze ariko ntabwo ujyanamye nkuko twatangiye ntabwo bitambika byajyaho ni vodo itetero kuniteye itetero itangira igoye igice cya kabiri cy'itetero ntabwo kizamuka cyane ariko igice cya nyuma ujye kwisoza ubwo ni kuri kilometero ya 7 uzamuka ukata iyo uzamuka ukata rero biragorana cyane nubwo umuntu yumva ko muri ya makorosi umuntu akuramo akantu kagatambika ariko bigora ko ntabwo ufite umeze nkaho ufite desequilibre ubwo rero abahungu turi kubona bacyari muri tetero nabwe ko tetero ubundi ni iminota 30 uko abahungu bayinjiye ku kilometero ku isaha ntegereje kureba eske Thompson nka grand frère aba basore arakomeza bashyire kuri cadence ye bayigendereho. Oya ikintu kibube ntabwo Thompson yabiyaka kubera ko no bimara mufasha Thompson ashatse kubaka abicakira niba bajyanye arabiyakira igicumbi uko wabonye ko Thompson n'undi yatatse peloto mu kimanuka nuko ngo ikintu agiye gukora hano dufite kilometero 7 zo kuzamuka abasiganwa nibamara kurenga tuhite dufata igitambika cyo mu Miyove Miyove ibanda noneho nyuma yaho bahita bajya gushaka ndashaka kukubaza ishusho itaravaho urabona ko umukinnyi wo hagati afashe mu ihembe ryo hejuru ariko Thompson na mugenzi we Pareta urabona ko avuyeyo yarafashe mu mahembe yo hasi iyo ufashe mu mahembe yo hasi nibyo yari bigufasha muri position aerodynamique wowe ubusa nkaho iyo uhagaze kuriya uri kunanirwa ariko iyo waciye bugufi kuriya nibyo byiza ku mukinnyi kuko aba afite igare neza byose urifite ariko nanone iyo muzamuka biba byiza ko igare rifatamo hagati impamvu ufatamo hagati yo buriya iyo uri kunyonga uzamuka ubukurura igare bikoroha ariko ugiye kuzamuka ugafata hari hasi cyane uri kunanirwa nanone uri gushaka gutwara igare ryose so ni ukuvuga ngo ahangaha impamvu bafata kuri amahembe ku ruhande ni ukugira ngo bimufashe kuriyagurukira nitugera muri bya bintu bikomeye cyane byo kuzamuka biba byiza gufatamo hagati kugira ngo ryagarure rikurure bikoreye kunyonga mbijyane muri gyms twagiye abantu barabizi ko muri gym hasigaye hari mashine bakoresha imeze usa n'uzamuka amasikariye igoye cyane iyo umuntu amaze kunanirwa no kuri machine no kuri tapi isanzwe iyo umaze kunanirwa kura biziko na machine isanzwe ugira aho iyo ushaka ukora harambitse cyangwa ugatangira imisozi uzamuka niko imashini bizamuka uzacunga iyo muzamaze kunanirwa afatamo hagati ntago bagifata mu mpande afata hagati no rero usa n'ukurura agufata n'umugongo ubwo nabijyanye mu byano bamenyereye ikindi kikorohera rero iri kuzamuka biba byiza kunywa amazi menshi
kugira ngo imikaya imitsi y'amaguru niyo mpamvu irekure batwaye menshi kuko Cyane. nureba na hariya hejuru ku ijosi hari umuhungu wo muri visa wazamuka irindi cupa bivuze ngo afite amacupa abiri ku igare anafite n'icupa yitse mu mugongo hariya kuri peloto rero twagezemo icyo gikomeye cyane bya poroto uyu ninde usigaye uyu muhungu usigaye ninde umusore 121 akaba ariwe uri gusigara Rossi akaba João João Pedro ubundi ni umusprinter ariko ndabona hari kuza umusore wo muri quick step wari wagiye gushaka amazi kuko azamukanye amacupa abiri y'amazi kugira ngo ajye gushaka Bravo, abakinnyi Enric. reba we ahise anakomeza yigendera ni ukuvuga ngo ni umudomesitike w'ino kipe wari waje gushaka domesitike ni iki rero umudomesitike mu mukino w'amagare tuba dufitemo ibice byinshi reka dufate ko dufitemo abakinnyi umusprinteri tukagira nabwe ko umutegurira Ubundi se uragira ngo nkujyaneyo neza yego Tour du Rwanda ekipe iba ifite abakinnyi 5 yego tutitayeho ko kake yaje ifite abakinnyi 4 Ese ko- batasoje bamaze bose bavuye ese ko tuba dufite abakinnyi 5 muri Tour du Rwanda reka kandi Tour du Rwanda ikaba ifite imiterere hari ahazamuka hari n'ahamanuka hakaba n'ahadusaba ko dusoza turi kuri sprint ni uwuhe mumaro w'abakinnyi 5 buri ekipe ubu ngubu ifite muri Tour du reka Rwanda mfatire kuri ku ikipe ya NSN ku munsi w'ejo umukinnyi wa mbere wabo witwa Etimal Enon inshingano ze ni ugusprinta we akina kilometero imwe ya nyuma gusa akina etape zisozwa zitambika niko no muri kilometero 50 akina muri kilometero imwe yonyine kuko ejo abantu baramubonye ko twinjiye Musanze ari inyuma cyane ariko tugeze ku bitaro ajya imbere no muri Kimenyi ari inyuma ubwo ari inyuma ariko nta cyari buze gufasha ikipe Yego. ni uko ngo umusprinter rero muri sprint uburyo babyiga mu mashuri reka dutangire mbere ko bakora sprint tujye muri kilometero 10 za nyuma Yego. muri kilometero 10 za nyuma amakipe atangiye kurwanira gupozisiyona gushaka umwanya kuko ntabwo bakora sprint turutse inyuma wabiko ko Enoch byamukozeho mu karere ka Huye umukinnyi witwa gatanu akamaro ke ni ugushaka pozisiyo uyu mukinnyi wa pozisiyo azakina wenda kilometero 5 za nyuma tuvuye mu 10 nyuma ye hazahitaza umukinnyi bita ngo ni kilometero ya nyuma rero kugira ngo dusoze umusozi wa tetero tukagira witwa accelerator no ushinzwe gutanga umuvuduko ikipe iza gukoresha twari turi wa wundi wa position tuvuge ngo yasize isiganwa kuri kilometero 50 accelerator araza gusabwa kuzamura ashyire kuri kilometero 60 haraza rero undi noneho ugomba gutanga speed ya nyuma baza gutsindiraho mu by'ukuri uwo nguwo niwo bita pacemaker ubwo tumaze kugira abangahe uwo ni batatu Yego. uwo nguwo noneho azayikura kuri 60 ashyire kuri 70 haba hasigaye umuntu wa nyuma muri football twita ngo ni wa wundi utanga assist mu cyongereza tumwita readout Yego. mu gifaransa tukamwita poisson pilote uwo rero ubundi yashatse nawe ni umusprinter yego icyo akora ni uko ryasiganwa iyo muvuduko wa kilometero 70 bamusigiyeho isiganwa araza gukanda arigeze muri 90 icyo gihe wa mukinnyi Etimal Enon araza kuba yacometse noneho Etimal Enon muri metero 500 za nyuma azarekurwa ni uko ngo ubona cya cyuma kirasa icyogajuru niyo poisson pilote amurekura kuri kilometero 90 agahita ashyira mu ijana ku buryo atwara etape wibagiwe domestic oya ahubwo nayo mvuze mu buryo twakoze kuri NSN ku munsi w'ejo mu isiganwa rero noneho tugira icyo twita umurideri ninde twazanye uzatwara Tour du Rwanda ninde uzambara mayo jaune Yego. kandi ubwo mayo jaune ubwo twavuze agomba iriya kuba hariya tubabwiye tugende mu gitambika Yego. reka tujye mu misozi rero mayo jaune rero kugira ngo umukinnyi ashobore gutwara mayo jaune ekipe ijye guhaguruka yamwizeye kuza muri Tour du Rwanda uwo muntu aba afite ubushobozi bwo kwigezaho isiganwa Yego. risorezwa kugira ngo ubushobozi aba bufite bisaba iki aba afite ubushobozi bwo kuzamuka aba afite ubushobozi bwo gutambika niba anakenera ko agera muri sprint akaza mu ba mbere Agomba aba afite gukurikira ubushobozi bwo groupe. gukanda iyo groupe nayo kuko mwabonye ko akayinjiramo. ahantu henshi mwabonye ko mayo jaune agomba kuba hariya kuko twabwiye ko n'umwanya hari igihe byo munganya byose bako ni muri football banganya iminota bakanganya iki reka ture ko haza kuba sprint hano ku misozi mbere gato ariko mu freestyle ashaka etape ntishaka umusozi ariyo mpamvu Ibiganiro baretse byabaye Thompson abambwira ati Thompson ibyitwarire reka ture niba Thompson yacyo bimumarira 54 Manizabayo Eric Karadiyo akaba yamaze kwiyaka peloto ubu ngubu ni ururimi Karadiyo ariko nguwo namubonye bagiye bamufashe azanywe nande na Amani ya Muhoza muza niri gukurira peloto hanyuma rero hari wa mugabo Thompson w'ingenzi aburetse gato Thompson uyu munsi nijoro yaraye hariya afite amanota 8 abonye 11 Gremperi ubu kugeza ubu nemeye Gremperi Tour du Rwanda Thompson yamaze gukuraho Hedaman oya kuko oya Hedaman kuri Gremperi Hedaman ni mu Gremperi afite 34 Hedaman
erega uri gushaka kumwitiranya na Chris kuko we yafashe umwambaro dore ngaya amanota 38. ahubwo Riderman impamvu yamuretse akagenda umenya ntacyo amutwaye ko abonye amanota 11. ntacyo amutwaye 11 rero naza kuyongeraho ariko barakimutwaye kuko mu kanya nongera ya Gicumbi araza kuba abaye amanota hafi 20 kuko ubwo yabonye 11 yo kuri kategori ya mbere nzi neza amanota yo kuri Buranga ni kategori ya kabiri ni 8 niwe ndashaka kumenya wayatwaye kuri Buranga Martin Ziman Zabayo Araya Sinesros bivuze ko aya ni 11 ya mbere 11 ya mbere agiye kuyongeraho ni mukanya aya Gicumbi biraza kuba agize amanota 20 biraza kuba ari ikibazo gikomeye kuri no musore kuri Riderman ariko Riderman aracyafite 30 nubwo biraterwa nayo Thompson yari afite nayo yari afite ko turebye top 5 mu kanya batwerekaga Thompson ntabwo yabuze amanota akuye muri Nyungwe gusa muri top 5 hariya batwerekaga Thompson ntago ari hafi cyane. Isiganwa rero rimaze kurenga Tetero. Ikibazo gikomeye bano bakinnyi bagiye guhura nacyo haba icyo mu mukino w'amagare kwita vent défavorable. Umuyaga abakinnyi bagiye guhura nawo ni umuyaga uhuha uva mu karere ka mu mujyi wa Rubavu mu mujyi wa Gicumbi bizamuka bijya Igicumbi. Ariyo mpamvu mugiye kubona abakinnyi bose bagiye gufata position dynamique. Aba bakinnyi ubundi bakomeje kuba amanutse batuje ariko byose mugiye kubona ko bigiye kwasaba ko baca bugufi kugira ngo n'ukuntu binjira mu muyaga. Baramutse bagunya ameze nk'uko muri kubona Roger Parita ameze bari imbere abakinnyi ntabwo bakihuta. Aha bagiye kumanuka mubona ko na pelote yamaze kuminuka hariya bagiye kunyura ku igororo rya Miyove ubundi bakibanda bagiye gushaka ibanda bace Miyove bace Kaguriro ubundi bace Kirenge bagiye kuzamuka none gikujya undi musozi wa kilometero 5 Kagando Kabuga ubundi bahita bafata kilometero 5 zo kuzamuka Gicumbi wa Gicumbi. Aha rero njye nabwaga aha haba vent défavorable nekeza ko muri magazine twakoreye muri kick-off barayibonye ku buryo umukinnyi umuyaga wari mwinshi cyane uturuka imbere umusubiza inyuma. Nibyo umujyi wa Kigali rero urabona ko witeguye nyuma y'umuganda muri ville hagati dimanche urabona ukuntu bahatuje cyane bandimwe ngabo rero bayobowe na Roger Pareta n'ukuriye iyi groupe ariko yacyakora rotation ari nako ahitahereza Novak Philippe. Iyi ni rotation nzaba ari gukora ubona ko mukanya Thompson nawe agiye kwitakirikiraho. Aha rero akaba ari mu kiyaga cya Burera ndetse na Ruhondo. Ikiyaga cya Burera rero kikaba gifite ubuso bwa kilometero zirenga 55 kikaba gifite uburebure bwa metero zirenga 110. Hanyuma kandi ikiyaga cya Ruhondo kikaba gifite hafi kilometero kare 28 kikaba kizwiho ibirwa byinshi bigiha ubwiza budasanzwe. Hanyuma rero ibi biyaga byombi bikaba byararemwe nyuma y'iruka ry'ibirunga mu myaka ibihumbi ishize. Bikaba bifite uruhare runini mu mibereho y'abaturage bo muri aka gace Kaburira na Ruhondo binyuze mu burobyi, ubuhinzi ndetse n'ubukerarugendo. Bikaba ari bimwe mu bihakorerwa bakabona rero aya madovize biciye mu bukerarugendo buhakorerwa. Batatu n'ubundi bakomeje kugenda. Thompson n'insoresoreze akomeje kubayobora avuga ati ba petit frere muce hano tugendane. Kilometero 54 zisiganwa zamaze gukorwa aho dusigaje turi munsi ya kilometero 100 kugira ngo tugane ku musozo w'isiganwa yawe. Reka turebe mu by'ukuri Thompson arimo arakora cyane muri no breakaway yacu ababwira ati urabona ahangaha Thompson ati genda musaza mukuru w'ibintu bimenyereye wagiye imbere rwose ndetse nawe arabumva nk'abaga ati muracyari bato abana icyo bakora ubundi baravuma. Pareta aravuze ati Novak Philippe ariko arananunguye kuba azamutse Tetero kuko uyu muhungu ni umurureri mwiza. Ubwoko bw'abakinnyi rero twabwiye tugira aba sprinter bakina kilometero 1 yonyine ubakandagira igare rigenda guturika. Ejo Itamara yatubwiye ati yari full gas kugeza nsoje. Tugira ikindi gice cyitwa aba climbers aba bakinnyi bazamuka ni ba Kagozi ni abantu babarumye pe ariko yazamutse nawe ukamujyana mu bitambika. Ikiro cy'ibitambika nta aragucomeka kwihorera uko bari mu gitambika nta muntu usigundire. Oya
wowe icyo ukora akujya inyuma ariko rero ukamukuraho umuyaga ntibamubwira wose. bati dore ngo uri Oya, ngo basoreze ntabwo aho bishoboka Ntajya cyetiyo yayo. rero umwihanduza cumi kuvuga uteka nanjye nshoremo tukagira rero ibice bibiri bizamo hari icyo twita abapunsheri umupunsheri twavuze ko ni 50% Yego. mu sprint Na na 50% kuzamuka hari abo twita ngo ni ababoruderi ababoruderi rero ni abakinnyi munini ubyumve neza ni abantu bateza ibibazo buri gihe ahora muri breakaway zidashira ni umukinnyi ubundi yumva ko buri gihe agomba gukubagana mu bakinnyi twagize mu Rwanda bakundaga breakaway ni Valence na Valence ariko yakundaga Valence yakora breakaway ko ari muri deri ntabwo yaba umuboruderi ariko kuko ntabwo yakundaga yaba muri deri ngo uri n'umuboruderi urumva Valence rega Valence yabaye muri deri amaze gukura babona ko bishoboka naho ubundi we aba adversaire bataramumenya yari nkubaganya akiri muto bakamurika akigendera